ntajya yikoza ubwato ngo ajye mu muyaga igihe umuyaga ari mwinshi cyangwa harimo amazi menshi. Ukanda mu ntambara mu byago ntajya akoraho we ngo wapi uyu nguyu ntiyabura aha hantu bazicura. Umukristo aravuga ati ntabwo yahareba rwose kuko imyumviye imujyana muri iyo nzira, ndetse ndakeka yuko azapfira. Dema arongera arabahamagara ati ntimushaka kureba. Umukristo aramwerurira ati Dema uri umwanzi w'ingeso nziza zikundwa n'umwami w'isi. Umwe mu bacamanza be yamaze gucira iteka ryose, wamaze guteshuka inzira ye. Pawulo avuga ati Timoteyo rwa kabiri kane 10 niko yavuze, arimo avuga kuri Dema ko yamaze gucirwaho iteka kubera ko yamaze gukorwa n'iby'isi. None ushakira iki kutuzana natwe muri urwo rubanza? Kandi twateshuka na hato umwami wacu ntiyabura kubimenya, akadukoza isoni aho dushaka kuzagaragarira imbere ye dushize ubwoba. Nuko yavuze ko utazamuhamiriza imbere ikintu cyose y'abantu bose, nanjye sizamuhamiriza imbere ya data n'imbere y'amarayika be. Dema arabasubiza ati ndi mwene wanyu, mwatinda aho hato nanjye najyana nawe. Umukristo aramubaza ati witwa nde? Witwa nk'uko naguhamagaye? Dema arasubiza ati nitwa Dema koko, n'uwo mu rubyaro rwa Aburahamu. Umukristo ati ndakumenye, Gehazi ni sokuru wawe. Nibuke Gehazi ibintu yakoze nawe igihe Elisa yari amaze gusezerera Namani. Yahise afata amatara agashyira ku ndogobe, aragira ati ariko shobuja arambwira ati oya wipfa kugenda ugenda ibintu, ahubwo aravuze ngo bimuhe, aravuze ngo bimuhe. Nuko umutwe wari amaze gukunda iby'isi nawe yamaze kurarikira indamu cyane, arabeshya aravuga ngo kandi na Yuda Isikariyota ni so. Urumva Dema ngo se wabo ni Yuda. Nawe mwibuka ibintu yakoreye Yesu, ibice 30 agurisha Yesu, kandi yari yaraburiwe kenshi, amucira amarenga kenshi, basangira kenshi, avuga ati dore turi buhuze binogoni, ibintu byose yagiye amucira amarenga, ariko wapi ntiyumva kuko umutima we waramaze kugenda. Buriya uri bupfe ngo njya numva bavuga ko ngo ntacyo yakora ngo adapfa, ariko nuko umutima wamaze kugenda, ibitekerezo byamaze kugenda. N'ubundi akenshi bajya bagereranywa no mu muhana, avayo n'umuhana ajyayo, iyo amaze guhura n'ingaruka nibwo yumva. Ariko igitangaza uyu Dema ngo we na ba Yuda na ba Gehazi ngo ni bamwe, kuko ngo nawe ageze ikirenge mu cyabo ngabo. Aravuga ngo wowe uratuboshya nka Satani, bivuze ngo na Satani ni Yesu. Niko abwiye Abafarisayo ngo muri abazo Satani, kwerekera ko Satani akora ibyaha, namwe ibyo mukora ni nk'ibyaso. Aravuze ngo so yaramanitswe, ubwo wavuga ni Yuda wamanitswe. Aravuga ngo Imana imuhora ubugome, nawe ukwiriye ibihembo bihwanye n'ibye, uzamanikwa. Nitugera aho umwami wacu ari, tuzabura kumubwira ibyo utugiriye. Baramureka baragenda. Ibyo bishize mwishaka indamu ngo bagera aho Dema yari ari, arabahamagara. Ubwo ni bamwishaka indamu n'aba bagenzi be twavuze, barahagera nabo. Bahageze barabarenguza. Uwo mwanya bajya ahandi, uwo ntibazuyaza. Hari abantu tuzi batazuyaza, nubwo basenga baririmba baba mu rusengero baba mu madini, ariko kubera imitima yabo ntibazuyaza. Iyo Dema bahamagaye bahita bagenda. Niyo yavuga ati ubu bahita bavuga ati harimo angahe ubu tubare, harimo angahe gusa. Nta kubaza ngo ibi bintu se inzira binyuramo, uburyo binyuramo Imana irabyemera, biresha Imana icyo reka da, wapfa kuba harimo angahe yanjye. Kandi nabo bitwa ko bajya mu ijuru, ariko ikintu cyose bapfa kurenguzwa bagahita bagenda. Arababwira ati murahita muzi ngo umwanya bahita bajyayo. Icyo ntazi ni uko bagiye ku munwa wa rwa rwobo kurunguruka bakagwamo, cyangwa yuko bamanutse bakajyamo bagacukura, cyangwa yuko bagiyemo bakicwa n'umwuka ucucumukamo. Icyo nzi ni uko batongeye kuboneka ukundi muri iyo nzira. Uyu ni uwarotaga. Bagiye ariko umuntu yongeye kuhabona. Buri gihe yavuze ngo abanga Imana bazapfa bose be kwibukwa. Aba ni babandi barekeshejwe gukunda Imana n'urukundo bakunda iby'isi, birangira n'ubundi batabonye ijuru ntibibarimo, ahubwo basigara n'ubundi aho imitima yabo iba yamaze gufatirwa. Umukristo ngo araririmba, aravuga ngo mwishakiranamo, akunda Dema. Bahuje umutima, baranezerewe. Umwe ahamagaye umwe, undi atariruka, ajya aho ari ashaka iyo ndamuriye. Nuko rero bombi babiheramo, bahisemo iby'isi, ntibarengaho ntawamenya ibyabo n'amaherezo, ariko bazajya bati mu ijuru. Nari ngize ngo nawe ngo uzajya ute mu ijuru nawe umutima wawe waramaze gukunda
byanditseho, ariko amenya ko mu Kristo yize buri Imana mu rugendo duha abantu batwunganira aho udashoboye, Imana iba mugenzi wawe ushoboye, kugira ngo nibagera mu rugendo ahatazi gusoma undi amwungura ubwenge. Yesu ntiyakemera ko ugenda gutyo gusa, aguha mwuka wera ukungura ubwenge, uguha kumenya ibyo utazi ukabisangira, kugira ngo ugende umenya, urushaho kumenya ibyo Imana ishaka. Mukristo ngo aramuhamagara aho ari, aramubwira ngo wabimenye ibintu, araza amara umwanya asoma inyuguti imwe imwe, amenya yuko amagambo ari aya ngo mwibuke Mukaroti. Donc ni icyapa, ni inkingi yamanitswe yanditswe ngo mwibuke Mukaroti. Kuki tumwibuka? Tuvuga ngo tube nkawe, twibuka ngo bitugende gute? Ayasomera mugenzi we Mukristo, bombi bamenya ko ariyo nkingi y'umunyu Mukaroti yahindutse. Imana imuhora kureba inyuma kubw'umutima wifuza. Ibi ubwo yavaga i Sodomu mu Itangira 19:23 murabyibuka, icyo gitangaza kibavugisha aya magambo. Kristo aravuga ati tubonye iyi nkingi mu gihe gikwiriye, byakurikiye neza koshywa na Dema, guteshuka tukareba wa musozi witwa Indamu. Iyaba twateshutse nk'uko yadusabye kandi nk'uko washatse mwene data, natwe ntituba twahindukiye akabarore abadukurikiye. Murumva ko ubwo bishatse kuvuga iki? Hari abantu bataba amaso bagahindukira akabarore abandi bantu bari inyuma, ariko iyo ubaye maso none uhinduka imbaraga ku bandi bantu bari inyuma. Impamvu Mukaroti agiye mu nzira n'ibimubayeho kugira ngo ahinduke akabarore, n'abandi ntibazongere kwibeshya ngo bishuke, ahubwo bahore batinya cyane ibibaye. Mukaroti azize kureba inyuma gusa agahindukira, guhinduka gusa. Kandi igitangaza ni uko amaguru yarebaga iyo ajya, umutwe ureba iyawe, ahinduka inkingi y'umuntu. Yahagazamo burya, reka mubwire, nubwo utekereza ko ukiri kugenda, ariko aho ibitekerezo byahindukiriye naho wasigaye mu rugendo. Kubera ko mu rugendo tugendesha miki, yaravuze ngo ni inzira yo kwera no gukiranuka, abandi imitima ntibazanyura, kandi iyo nzira ni Yesu. Tuyigendeshamo imitima. Iyo umutima w'umuntu wamaze gufatwa, umutima ni umutima, ibitekerezo by'umuntu byamaze kwandura, byamaze gufatwa, deje inzira naho umuntu ayibwira, aho byanduriye ubwandu bumukura mu nzira yo kwera ijya mu ijuru, nahagira no mu nzira ijya mu ijuru agahagarara. Ashobora gusigara mu mihango y'idini n'imigenzo akora, yitwa ko akorera Imana, ariko mu mwuka, mu isi mwuka yaramaze guhagarara aho ibitekerezo byahindukiye. Mukaroti nuko byagenze ngo ahinduke akabarore. Baravuga ngo natwe twibesha twari kuzahinduka akabarore, none Imana ishimwe ko tutabikoze. Byiringira ati nihariye rwose ubwo bupfu bwanjye, kandi ntangajwe nuko ntahindutse nka Mukaroti. Impamvu Imana yakwihanganiye inshuti, nawe warabikoze, ntuba akabarore, ntibikubeho ibyago byawe ku bandi, ntibikubeho direct, gukora ibyaha mu ibanga, wibeshya, wishuka. Hari icyo Imana igishaka, iracyakubikiye imbabazi kugira ngo ahari nawe wisubireho. Byiringira bati icyaha cye n'icyanjye bitandukana bite? We yarebye inyuma gusa, njyewe nifuza kugenda ngo ndebe. Ibaze, we yararebye, ariko Byiringiro yifuza kugenda ngo arebe. Uziko hari igihe Imana ikureka warakoze ibyaha binakomeye biruta ibyo uwo yahannye wakoze bitoya, ariko bireba ngo itwihanganira shaka n'umuntu warimbuka. N'ubuntu Imana ikugiriye, n'ineza Imana ikugiriye, kugira ngo ahari nawe wahinduka, Imana ikakugirira neza. Aravuga ngo nkozwe n'isoni z'uko ibyo byinjiye mu mutima wanjye. Ibyo byonyine byo gutekereza kujya inyuma nkajya kurunguruka, ibyo byinjiye mu mutima wanjye, nkozwe n'isoni. Icyakora shimira Imana ubuntu bwayo. Umukristo ati twite ku byo tubonye hano, tujye tubyibuka kugira ngo bizadufashe mu bihe bizaza. Uyu mugore yakize iteka rimwe kuko atarimbukanye n'i Sodomu, maze arimburwa n'irindi nk'uko tubonye, ahinduka inkingi y'umuntu. Birashoboka ko nawe unyumva hari iteka wakize, hari iteka wakize wagomeye Imana ukira iteka rimwe, ariko hari irindi utabaye maso utakira. Niyo mpamvu Imana iguha uburyo n'amahirwe kugira ngo ahari nawe ukire. Byiringira ati uvuze ukuri koko, aduhindukira akabarore n'icyitegererezo. Aba akabarore gatuma twirinda icyaha cye, abe n'icyitegererezo cy'iteka rizaba ku bantu batazita kuri ako kabarore. Ariko rero cyane cyane ntangajwe n'uko Dema na bagenzi be bagitinze aho ngaho, bagatinyuka gushaka bwa butunzi, kandi
nyamara we yarebye inyuma abwifuza gusa, yifuza ubutunzi. Ntidusoma yuko yateshutse mu nzira intambwe n'imwe, kandi n'iryo teka ryambayeho ryamuhinduye akabarore kitegeye aho bari, bakura amaso batabura kumureba. Ubwo aravuga ba bandi baheze mu gikombe ahantu Mukaroti ari, ibyamubayeho byitegeye ba bandi aho barimo. Ni igitangaza, aho bari kugenda basinzirira hafi aho hari akabarore. Buri kintu cyose gifite ikindi cyakwigiraho. Niyo mpamvu Mariya, ngira ngo ni Mariya ni Marita ajya kureba Mariya ajya kureba Marita, ngira ngo ati ko mbona ibintu byambaye ari ibitangaza, bitese natwite none kandi nta mugabo twabonanye, ni ibitangaza. Abigira ikibazo, ariko marayika aravuga ngo wapi, icyo si ikibazo gihari, genda urebe mwene wanyu Elizabeth, kuko Elizabeth we inda yigeze muri 6. Si igitangaza rero wowe kuba ikiri muri ayo mezi 3 gusa. Ni ukugira ngo bimwigishe, bimwemeze ko niba we iri muri 3 abona ikibazo cyavutse, hari undi igeze muri 6. Ibyakubayeho si igitangaza, ibyo urimo si igitangaza, hari undi na mugenzi we wawe byabayeho. Ariko Imana yemera ko bikora kubera iki? Ishaka iki? Utuza, nta rwitwazo na ruto wakitwaza ngo rube impamvu yo gukora ibyaha, ahubwo Imana ibyo bintu byose bikora kugira ngo ikwereke, ikwigishe, itume utekereza ko hari impamvu ishaka, hari ikintu kigushaka kugira ngo uhindukire. Imana itugira ubuntu bwinshi. Iki gikombe abantu bari kugwamo giteganye kandi none naho Mukaroti ari. Ibyamubayeho bakabyigiyeho, ariko ntibashaka kubibona, ntibabireba, ntibabyitaho. Imana itugira ubuntu bwinshi. Hari Imana yashyize imbere ibyapa byakadufashije kumenya icyo dukora, ariko ntitubyitaho. Umukristo ati igitangaza koko cyerekana yuko imitima yabo inangiwe rwose. Ndabahwanya n'abahangara kwibira imbere y'umucamanza, cyangwa abakegeta imigozi y'isaho z'amafaranga bakayibira munsi y'igiti abajura bamanikwaho. Ufashe igiti umanitseho umujura, ariko ntureba umujura naho hari n'ibyo azize, nawe utangiye kwibira munsi y'igiti y'umusaraba igisambo kimanitseho. Uri gukora ibyaha munsi y'aho abandi byabagireho ingaruka, ariko ntacyo bikubwira. Ubana nabo, ubireba, ubyitaho, ariko ntacyo bikubwira. Umutima umeze nk'uwahindutse, wazanyemo izindi mbaraga ziwuhindura zituma utumva, wamaze kunangirwa. Bibiliya yaramwe ngo byanditswe yuko ab'i Sodomu bari abanyabyaha bikomeye, kuko bakoreraga ibyaha imbere y'Uwiteka abareba. Nubwo yabagiriye neza, kuko igihugu cyabo cyari kimeze nk'uko Edeni yameraga kera. Itangira 13:10 niko cyari kimeze, cyari kinese. Mubyibuke, Loti anahitamo ahantu heza hanese hameze neza, cyari kibaye kinese nk'uko Edeni yari inese, ariko ngo ahitamo aho hantu hanese. Barabati wahikitiramo aho hantu, ariko ntiyamenya ko nubwo kinese cyoroheye kimeze neza, ngo harimo n'umuriro uzabatwika ariho. Abantu duhisemo ibintu byiza, binese, biryoshye, byoroshye, byo kuryoshya. Nta myaka 100 turya ubuzima. Abantu turi gukina n'ikibaya kinese, ariko n'umuriro w'amazuku uzagitwika naho hantu uri. Aho hantu dufunguye umuryango wo kwinezeza, kwishimisha, kureka ubuzima tukaburya uko dushaka, harimo n'imbaraga zizadutwika, nazo zirimo aho ngaho. Uwo muriro nawo urimo aho w'amazuku, uri mu kuneta ku kibaya cy'i Sodomu. Imana rero idufungura amaso tumenye ko nubwo tubona ko ari ibintu byoroshye bituryoheye aho turi, ariko harimo n'akaga gakomeye. Yaravuze ngo nicyo cyatumye bamutera umujinya mwinshi, barimbuzwa n'umuriro uvuye mu ijuru. Ibyo bitumenyesha neza yuko abakorera ibyaha imbere y'akabarore gahorera imbere yabo kubarinda, nk'uko badema bakora bazacirwaho iteka riruta ayandi. Byiringira ati uvuze ukuri koko. Ariko n'imbabazi zikomeye z'Imana yuko wowe cyangwa cyane cyane ngewe tutahindutse akabarore nk'uyu. Nicyo gituma dukwiye gushima Imana no kuyubaha no kujya twibuka Mukaroti. Imana ihimbazwe. Uwo ni Dema, ni Mukaroti, nk'ibishushanyo dukwiye kutwibutsa, dukwiye kuduhugura kutareba. Dema ni igishushanyo cy'abantu bakunda indamu, barekesheje umurimo w'Imana n'ubuntu bw'Imana, no gukunda imiya, gukunda iby'isi, kurekeshwa ubwami bw'Imana no kubutunga no gucyanuka, bakabirekeshwa gukunda iby'isi n'indamu. Kandi itangaza kuba bari kubavuga hano nk'abari kujya mu ijuru, ni uko bambaye umwambaro werekana ko barimo bagenda. Dema ni abantu bamaze guparika, bamaze kureka, bajya guhagarara ku kirombe. Hari abantu bamaze guparika, bamara kureka indirimbo baraziparika, n'izo basigaye baririmba bashyizemo ifeza gusa. Ntabwo hakirimo gahunda y'ubwami bw'Imana, ahubwo harimo gahunda ibahuza n'ifeza, kuko icyo baririmba nicyo bari cyo. Muri ibyo yaravuze ngo nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shimuka isi ubudasiba. Ku cyo abiririmba
yinjizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njyewe ni iki nuko aribyo byakubayeho umuntu aririmba avuga ibimurimo byamubayeho ubuzima utanga ni ubukurimo ni ubukuzuye gute inama zawe nushaka kumenya uwo uriwe urebe inama zawe icyo usigaye utanga nicyo kiri muri wowe icyo uvuga niyo kikuzuye Yesu yongere agare umutima wawe awuhinduze ubuntu bwe bwinshi kugira ngo wongere uvuge Yesu uvuge ubwami bw'Imana ndagira ngo mbwire bene data abigisha abaririmbyi bantu muhagara mu bwami bw'Imana Imana dushakaho Yohana yaje avuga ngo iki Yesu yaje avuga ngo iki mushaka ubwami bw'Imana no gucyanuka ibindi muzabyongerwa hanyuma ari igitangaje tujye tubwira abantu gushaka inyongera bataragura hari umuntu urongezwa ataragura nta urongezwa ataragura ntabaho n'ikibaho habaho rimwe na rimwe habaho kubonja nko ku biribwa baguha ahubwo kumva baguha kumva dushimire umwuka ujye utwumvisha ku bwami bw'Imana kugira ngo niyo mpamvu Petero yavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya gusogongera tukamenya impamvu dusogongera kugira ngo tumenye turi kubonja ngo tubone ubugura ariko niba twaramaze kumenya ko Yesu agira neza twaraje mu itoro tugakorera Imana tukabyakira tugomba kubyakira tukababyo twibihakana ibintu twamaze guhitamo niba mwaramaze gusogongera mukamenya ko agira neza ni mu mwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana rihinduka ikomeza imfuruka muri ryo harimo ubugingo kandi ubwo bugingo niwe mucyo w'abari mu isi Yesu ni imbaraga z'abari mu isi ufite uwo mwana ufite ubugingo buzima kumugira ni imbaraga kera utangira warabikundaga warabyumvaga warasogongeye uramenya urakunda ntiwacira uranywa urumva ni byiza wegera ahantu Imana iri ubwami bw'Imana ubwiza bw'Imana baramanuka ugira yicaniro muri we kirimo ubuzima kirimo Imana kirimo urukundo rw'Imana ariko uko utinze mu idini uko utinze mu bantu uko utinze mu bitekerezo by'ahantu abantu bari ugenda wangirika ku buryo umaze kumera nka Dema warabisize wasize indirimbo zirimo ubutumwa bwiza umera nka Dema ugira indirimbo zirimo ikirombe wasize ijambo ry'Imana ririmo ubutumwa bwiza usigana ijambo ry'Imana ririmo ikirombe usigaye uririmba nk'uri gucukura zahabu cyangwa ifeza usigaye wigisha nk'uri gucukura ifeza mu bantu ni igitangaza hari n'abantu bakamadini n'amatorero bakamera nk'aho ari ikirombe cyangwa ifeza bacukuye ni ikirombe cy'ahantu bashaka kugira ngo bacukure ifeza n'izahabu bene data nta rundi rufatiro nta rindi buye ryashyizweho nta yindi fondasiyo iriho uretse Yesu undi muntu wese wubaka biriya ngo agomba kubaka ashingiye ku ryashyizweho nta rundi rufatiro rwashyizweho uwarushyizeho mwubakisha mukuru nta rundi yashyizeho uretse Yesu Imana ihimba twebwe abubaka tuba guhera kururiho apana kubeshya abantu apana gutekinika abantu igitangaje abantu mu isi imperuka Bibiliya iravuga ngo nabo bazaba bashaka kumva ibibaryoheye mu matwi badashaka kumva ubwami bw'Imana kubera ko batajya mu ijuru ahubwo bashaka kumva ibibanezeza by'aho bari bababwira iby'aho bari iby'aho batuye ariko bene data twebwe iwacu ni mu ijuru Pawulo abwira anigira ngo na Filipi 3:19 yaravuze ngo hariho abandi bagenda ukundi aravuga ngo abo bantu n'abanzi b'umusaraba aravuga ngo abo bantu aravuga ngo imitima yabo ngo aravuga ngo Imana yabo ninda bakunda n'ibiteye isoni ibintu byose bakora ni ibyina aravuga ngo abo ngabo bagenda ukundi n'abanzi b'umusaraba wa Kristo Yesu kuko Imana yo bayigize inda ibakora ikintu cyose kugira ngo barye bunguke ariko ntibatekereze ko bizashira ageze kuri 20 aranga ariko twebwe iwacu ni mu ijuru niho tegereje umukiza ko azaza ubwo azaza ngo azahindura umubiri wacu wo gucishwa bugufi awushushanye n'ishusho y'ubwiza bwe kuko afite imbaraga zo kumwiganzura byose Yesu afite ubushobozi Yesu afite imbaraga Yesu abitse byose muri we harimo ubugingo muri we harimo imbaraga umwemereye uyu munsi Yesu yakinisha ibitekerezo bitekereza guhunga Imana Yesu yatangiye gukora mu ndirimbo za inganzo yawe yarangiritse usigaye ufite inganzo yo mu kirombe inganzo iherekejwe n'umwuka wa Dema kera si uko wahoze umuntu atangira uyu munsi avugira Imana tumubona ari muzima ejo agatangira ngo narabuze ubwenge ngo naribeshye wibeshye iki ahubwo ko ariho wangiritse habaye iki ni uko agize iyerekwa rya Dema ni uko ahishura ikirombe kandi igitangaje kiri hafi y'inzira hirya gatoya ni ikibaye umuntu ageramo cyo kwiyara umuntu akirarira akumva ko ari sawa akagera muri icyo kirombe hafi yo kwa Dema kuri uwo musozi witwa Indamu agatangira gutekereza ubundi ni gute umuntu wishaka Indamu yabivuzeho mbere tubanza abati ni gute ubundi umuntu ari umwigisha w'umukene cyangwa ari umukozi w'Imana w'umukene atashaka ukuntu yishaka Indamu ngo yigwizeho cyangwa se ari umukristo w'umukene ni gute ataza ngo ashaka ukuntu aba mu nzu y'Imana ariko
yigizeho izo ndamu nyine yishakira indamu kandi bimutere kuba n'umuntu w'igikundiro anakugira amafaranga menshi ariko abinyuza mu nzira zitari zo. gute ko hari uburyo bwategetswe bwo wakoramo kandi ukunguka ugakira ukagira amafaranga? ni gute ubeshya? ni gute ushaka kubyambika undi mwambaro utari wo? Dema ni cyo cy'abantu basize ubwami bw'Imana, bakunda impiya, bakunda iby'isi, barabiririmba, barabivuga, barabyigisha, ariko batandukanye n'ubwami bw'Imana, batandukanye n'umurimo w'Imana, baretse indirimbo, bareka amasengesho, barabireka, bari bari busy, barahuze nk'inzuki, bari gushaka ubuki ariko butazahoraho, butazashira, buzarangirana. Ikinyagu barimo bubakamo kizatwikwa n'umuriro uzava mu ijuru, ariko ntibabibona, ntibabyitaho. nari mukanguye Dema nawe Mukaroti warekeshejwe. Mukaroti n'itangaza we n'icyo cy'abantu bagenze bari mu nzira, ibitekerezo byamaze kugenda, byamaze kujya iyo bava, basigara kugenda barurangiriza aho ngaho. hari n'abantu Imana yagize inkingi y'umungira kabarore, babijyamo biranga, birapapanda, ariko ntibumva kubera ko amatwi yumva ntibayashaka. Bene data, Imana ize kudufasha kugira ngo tugirire ubuntu ku Mana, Imana tugirire ubuntu. Soza hano nagira ngo mvuge ku ruzi babonye rwitwa Rwiza. Uwarotaga ngo yabonye bakomeza inzira, uwo ni Mukristo na Byiringiro, bakomeza inzira ngo bagera ku ruzi rwiza umwami Dawidi yise uruzi rw'Imana. Imana ihimbaza ngo ariko Yohana ngo yarwise uruzi rw'amazi y'isoko y'ubugingo, muri Zaburi ya 39:22, uruzi rw'isoko y'ubugingo. Inzira yabo yakikiraga urwo ruzi. Mukristo na mugenzi we ngo bagendaga bakurikiye, banezerewe cyane, barureba, barwitegereza, ngo bakanywa ku mazi yarwo, akabamara inyota, akabasubizamo intege. Yohana 3:3 yaravuze ngo nimuze munyizere, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Iyi migezi y'amasoko, ubundi ubwayo Yesu niwe soko, niyo mazi. Yesu niwe soko, niwe mazi amara inyota, ariko iyo migezi mwizera Yesu amujyamo agahinduka imigezi muri we itemba, ukagendana imigezi ikumara inyota, uha abantu bakuvugisha, bavuga nawe umwuka wera, iyo migezi ikava muri we itemba ku bantu, ku buryo iyo ugeze ahantu hakakaye uhaha isoko. Bene ko niko bavuze ngo iyo bageze mu gikombe yitwa Baka, bahindura nk'amasoko, imvura y'umuhindi cyane ku mugisha, bagenda bakubise imbaraga, basubira inyuma, babitse imbaraga zo gukomeza urugendo, boneza amaso imbere yo kumwatumbira. Kandi ngo hakurya no hakuno yabo ngo hari ibiti bitoto mu by'amoko yose, byera imbuto ziribwa. Umuntu ubitse uyu mwuka wera, uyu mugezi w'umwuka wera ari we Yesu, ari we mwuka wera, iyo amurimo yera imbuto mu bantu bari kumwe nabo, baramubona, kandi imbuto ziraribwa, bakuryaho kwihangana, bakuryaho ibyishimo, bakuryaho ibyiringiro, bakuryaho urukundo, urabagaburira, kandi ngo ibibabi byabyo ngo bakabirira kubabuza gutumba, bikabuza byarabavuraga cyangwa kurwara izindi ndwara zifata abagenzi. Uzi ko Imana ihimbaza, uzi ko muri Yesu harimo ibibabi turya bikatubuza gutumba no kubyimba, bikatubuza kwigira abo tari bo, bikatubuza kurwara indwara abandi bafashwe, bikatubuza kurwara indwara z'ibyorezo zafashe mu mwuka abagenzi bagenda, zikatubuza kwirara, zikatubuza kumera nk'abandi, zikadukiza. Muri Yesu harimo ubuzima bukiza, kandi ubuzima ni Yesu, niwe uri muri twebwe, niwe duha abandi. Urwo ruzi rwacaga mu nyanja, ngo kandi iyo nyanja ngo cyarimo uburabyo bwiza cyane, ngo n'ubwatsi buhorana itoto iteka ryose. Ngo muri icyo cyanya kirimo urwo ruzi, ngo bararyaga, ngo bakaryama, ngo bagasinzira, kuko ari aho gusinzira bizi. Kugeza muri 8 niko avuga, 23:2 niko yavuze, muri Dawidi yavuze ngo icyo kibaya wajyana iruhande rw'amadasuma, amadasuma asubiza mu bugingo bwayo. Uko bakangutse ngo basoromaga imbuto za bya biti, ngo bakazirya, bakanywa ku mazi ya rwa ruzi, bakaryama bagasinzira, ngo bamara iminsi bakora batyo, ngo igihe bashatse kugenda gisohoye, kuko urugendo rwabo ngo rwari rutarashira, ngo bararya baranywa, ngo baragenda. Tuzareba nyuma bagenda bagera mu gikombe bw'ihebe, ariko uyu munsi dusenga dusoza uyu munsi, kubwire ko Yesu abitse imbaraga zo gukomeza kugenda. Yesu aracyafite gahunda yo kubashisha. Boneza amaso imbere yawe unyatumbire, kura intambwe zawe mu bibi, kura ibitekerezo byawe mu bibi, wishyire iburyo cyangwa ibumoso, komeza ugende. Wahuye n'abadema, wahuye n'abajyanama babi, wahuye n'abantu bakugira inama mbi, zigusubiza inyuma, ziguca intege,